iyi ntambara ya Kongo abantu bagiye bakagira iy'u Rwanda, ntabwo iyi ntambara ari iy'u Rwanda, ntabwo ari u Rwanda rwayitangiye, ahubwo icyo abayitangiye bashakaga nicyo turwana nacyo. Ni nacyo ndi bubabwire. Intambara ifite inkomoko igenda ikagaruka kuri ayo mateka nari maze kuvuga. Abantu bitwa Abanyarwanda bamwe bagiye bisanga hakurya y'imipaka tuzi ubu ngubu y'u Rwanda, ntabwo ari u Rwanda rwabatwayeyo, ntabwo ari Abanyarwanda batwaye, ntabwo ari u Rwanda rwatwaye Abanyarwanda muri za Gisoro muri Uganda, ahantu hitwa Gisoro hano, ntabwo ari u Rwanda rwatwaye Abanyarwanda muri za Masisi muri za Rucuro na Hehandi, ntabwo ari u Rwanda rwabajyanyeyo. Kugira ngo rero noneho aho bisanze abo muri ibyo bihugu babe babwira abantu ngo nimuhaguruke musubire aho mukwiriye kuba muri mu Rwanda. Niba ushaka kubikora birukanane n'ubutaka bwabo bagumyeho. Ariko niba ukoresha ukuri cyangwa niba ushaka amahoro nkawe nk'uko abantu bose bayashaka, ugomba guha abantu uburenganzira bwabo. Byanze bikunze iyo utabubahaye abantu, udahaye abantu uburenganzira bwabo, baraburwanira. Ni wa muriro navugaga. Hanyuma rero iyo uje kubikururamo noneho Abanyarwanda u Rwanda rukazira ko ibyo bihugu bindi bidashaka abo bantu bariyo, twagira dutese turahangana nabo. Ibyo wirirwa ubona birirwa baturega muzi mu Kinyarwanda gukoronga, murabizi, birirwa badukoronga. Gukoronga ni ugutukana. Bavuga intambara kwanza iri hariya muri Kongo ikabanza ikaba iy'u Rwanda, icya kabiri ikaba ko ishyigikiwe n'u Rwanda. Byagera kuri FDL bakabivuga buhoro bongorera, kuko ubundi ntibashaka no kubivuga, kuko nibyo bashaka ko ari byo byabaho, ko izo nterahamwe zakongera zikagaruka mu Rwanda zikica abantu. Cyangwa ntibanavuge ko nubwo bavuga ngo mujya mubibona ibyo bandika M23 AFC ko bashyigikiwe n'u Rwanda, bagera ku nterahamwe ntibavuge ko bishyigikiwe na leta ya Kongo, bakavuga ko ari abantu bari aho gusa bafite ukuri, bari aho bashakisha barwanira. Ntibashobora kuvuga, nta na hamwe uzabona ko bavuga ko interahamwe zishyigikiwe na leta ya Kongo. Ariko biroroshye kuvuga ngo u Rwanda rushyigikiye AFC na M23. Ibyo se bibwira ko ari uko ababivuga batabizi, batazi ibyo bavuga. Bazi ibyo bavuga, niko babihisemo. Nuko u Rwanda bagomba kurushyira mu kibazo ndetse bakaruhana uko babishaka.
barangiza rero bikajyamo babandi abadukoroneje u Rwanda n'u Burundi na Kongo barabanje bashyira hamwe ibyo bihugu byombi bindi ndetse ngo nabyo birwanye u Rwanda ariko ibyo biragenda bigira uruhande bisobanuka sinshaka kubitindaho turagenda dushaka kubana neza na bamwe muri abo babiri mvuze buri interahamwe kuba zihari kuva muri 1994 kugeza n'ejo bundi ntimwibwira ngo ni ibyapfuye kuba gusa hari abandi babiri inyuma nk'abari babiri inyuma na mbere hose zijya kwica abantu hano mu Rwanda zijya kwica abantu hano mu Rwanda zari zifite abazishyigikiye ni nabo bazireze bakazirera bakaziherekeza zigakomeza kuba zikiriho n'uyu munsi ibihumbi bingahe by'ingabo za Loni yabaye no mu Rwanda no na kera nabumva bayiririmbana aho natangiye kumvira nkivuka maze kuvuka numvaga bavuga Loni mu Rwanda n'ubu biracyari mu Rwanda racyari muri Kongo nuko guherekeza abo bica abantu muri twe kugira ngo tugume tudapfuye tudakize